musaraba, ngo yubuye amaso araramye akitegereza umusaraba, ngo umutwaro wari umuri ku bitugu kubwo kureba umusaraba byonyine. Hanyuma rero ndagira ngo tuganire kuri iri jambo rivuga ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Narihaye iteme ivuga ngo guhesha agaciro ibyo twakuye ku musaraba. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo tuvuze guhesha agaciro ibyo twakuye ku musaraba, turabanza tugatekereza imbaraga z'umusaraba. Umuririmbyi wa 437-35 yararirimbye muri rofure aravuga ngo umusaraba niwo bendera ryacu twebwe abakijijwe. Aranavuga ngo twemeye n'isoni zawo niwo utuneshereza. Uyu muririmbyi nawe yuzuye umwuka wera afite ibihe byiza, araririmba aravuga ngo ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashimira umwami Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Naje kumenya ko agaciro k'umusaraba ari uwagiye ku musaraba. Impamvu twirata umusaraba nuko Yesu yawugezeho. Mbere hari ababanjije ku musaraba, hari ibisambo byamubanjirijeyo, ariko nta wari warigeze aririmba umusaraba hakiriye ibisambo. Umusaraba twawuvuze neza, twamenye imbaraga z'umusaraba, twamenye agaciro k'umusaraba, ari uko Yesu awugezeho. Haleluya. Imana ishimwe. Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'umusaraba, ndumva nshaka kuvuga umusaraba cyane. Ndacyakomeza numva nshaka kuvuga ku musaraba, kugira ngo wenda ntaza gutinda muri aya magambo, ariko nshingiye ku bihe byiza biri hano ndumva ari ibintu byiza cyane. Hari ibintu bine numva nshaka kuvuga kuri uyu muririmbyi yabonye ageze ku musaraba. Ndashaka kuza kuvuga ibintu bine. Hari ijambo rikomeye Yesu yavuze ari ku musaraba muri Matayo 28:11 ndumva ari aho. Aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, haleluya, nimuze munsange ndabaruhura, nimunyigireho kuko ndi umugwaneza. Nkunda Yesu ko yavuze aya magambo mu gihe yari ari ku musaraba. Mbere y'uko ajya ku musaraba ntabwo yabonye uko ahagarara ku musozi ngo ahamagara abantu ngo nimuze munsange ndabaruhura. Mu bigaragara ikintu Yesu yabonaga nuko yabonaga abantu barushye pe. Yabonaga hari uburushyi buri mu bantu, yabonaga hari umubabaro uri mu bantu, yabonaga hari ibintu abantu bikoreye, ariko aravuga ngo ni ngombwa ko njya ku musaraba. Ninjya ku musaraba niho aba bantu bazaturira imitwaro, niho aba bantu bazaruhukira. Imana ishimwe. Yesu ahamagara abantu barushye, ahamagara n'abandi baremerewe, arababwira ngo nimuze munsange ndabaruhura. Iri jambo yarivugiye ku musaraba, hanyuma bari barushye bararuhuka, abari babuze amahoro babona amahoro, abari babuze ibyishimo babona ibyishimo. Ndashimira Yesu watwihaye tukaba tumufite. Ufite Yesu afite amahoro, ufite Yesu yararuhutse mu mutima. Nubwo ibibazo bitajya birangira, ariko umuntu ufite Yesu afite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Muririmbyi yaturirimbiye aravuga ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo. Imana ishimwe rero. Ndashimira Yesu waduhaye ibi byiringiro. Hanyuma rero umukristo, reka nze mvuge kuri mukristo. Umukristo nawe ari mu rugendo.
igihe yumvaga amakuru amubwira ko rimbukiro igihugu atuyemo ari igihugu cy'irimbukiro, yaravuze ati reka mpaguruke ngende. yafashe urugendo rurerure namwe mu rwibuke, ngo ageze imbere akubitana n'isayo yitwa Gahinda Gasaze. uyu mugenzi, agatabo k'umugenzi katubwira ukuntu umukristo yari yikoreye imitwaro umuremereye, ariko ngo akomeze urugendo. umukristo uyu mutwaro ntiyigeze awusiga mu isayo ya Gahinda Gasaze. ndashimira Yesu, ndashimira umusaraba. Imana ishimwe ku bwa Yesu. Mukristo ntabwo yigeze yitura umutwaro, nta muntu wamukuriyeho, n'umugabo waje kumutabara amukura mu isayo ya Gahinda Gasaze ntabwo yigeze amukuraho umutwaro. yamurohoye mu isayo, aramubwira ati ngaho komeza ugende imbere. ngo arakomeza ajya imbere, aragenda ahura n'ibirushya n'ibindi bigeragezo, aruhana umutwaro kugeza ubwo yagiye agahura na bamwikirisha amategeko na ba bwenge bw'isi, akavuga ngo bazamukuraho umutwaro, biranga bibi by'ubusa. Mukristo akomeza urugendo, ararwana na ba Prona, ararwana agihetse wa mutwaro. ariko igihe kimwe, haleluya haleluya, igihe kimwe ngo agere ku musaraba. akigera ku musaraba, umusaraba niwo bendera ryacu twebwe abakijijwe. igihe yari akigera ku musaraba, ngo yubuye amaso araramye akitegereza umusaraba, ngo umutwaro wari umuri ku bitugu. kubwo kureba umusaraba byonyine, umutwaro wari umuri ku bitugu urabohoka, urahambuka, umuva ku bitugu uragwa kubwo gutumbira umusaraba. ntabwo nzi ibyishimo Mukristo yari afite aka kanya, ntabwo nzi uko yari amerewe muri ubu buryo, mbega sinzi uburyo yari yishimyemo, ariko mpamya ko nawe ubaye uri Mukristo uwo munsi wa celebra. hashimwe Yesu wemeye guhesha agaciro umusaraba. Imana ishimwe. reka mvuge ibintu nka bine gusa umuntu abonera ku musaraba. iyo umuntu ageze ku musaraba, ikintu cya mbere ahabonera imbabazi, arababarirwa, ababarirwa ibyaha. mwibuke na cya gisambo kiri ku musaraba, ariko kitari kizi ko umusaraba wundi wegeranye. Imuririmbyi yavuze amagambo meza ngo ku musaraba mwiza niho umuntu abonera abagabo batatu bakamuhumuriza. igisambo ku musaraba nticyari cyarigeze kimenya agaciro k'umusaraba ukiri iruhande, ariko mu kanya nk'ako guhumbya yahaboneye imbabazi kuko yari amaze kugera ku musaraba. ikintu cya kabiri umuntu abonera ku musaraba, ahaturira imitwaro. ntabwo wirirwa urwana nayo ujya gutura, ahubwo ukigera ku musaraba imitwaro yari iri ku bitugu yo iribwiriza igahambuka. ikintu cya gatatu mvuga, umuntu wageze ku musaraba akurwamo imyambaro y'ibizinga, ubucabari, imyenda amaranye igihe ahantu hatandukanye. iyo myenda yikurwamo akambikwa imyenda yera. Haleluya, Imana ishimwe. nababwiye ngo duheshe agaciro ibyo twakuye ku musaraba. buri muntu wese ashobora kuvuga ikintu yakuye kuri uyu musaraba muri twebwe, ariko turaza gusoza dusenga Imana duhesha agaciro ibintu twakuye ku musaraba. ikintu cya kane nari maze kubabwira. icya gatatu ngo yambikwa imyenda yera, akurwamo ubucabari akambikwa imyenda yera. ikintu cya kane, ahabwa umuzingo w'igitabo. Imana ishimwe, haleluya. ahabwa umuzingo w'igitabo. mwibuke ibitero bya nyuma yaravuze umuririmbyi ngo
umugabo nta bwenge, yagiye nta rwandiko, we agira ngo azinjire. Bene data, nshuti z'umusaraba, ndashaka ko aha hantu tuza kuhatinda. Mwibuke ko yagiye akarenga ahantu hamwe na hamwe, akarenga aha na hariya, akagera hariya na hariya, mpaka yararwanye, ararwana mpaka ageze ku marembo y'ijuru. Ariko ngo amare kugerayo ngo bamubaze urwandiko. Ikintu cyagombaga kumwinjiza ni urwandiko, ariko ngo asanga atarufite. Aha hantu rero muze kuza kuhacaho akarongo. Mwibuke inzira yanyuzemo nta bwenge agenda, mwibuke intambara yarwanye nta bwenge agenda, mwibuke ibirushya n'ibigeragezo yahuye nabyo akabinyuramo. Ariko mwibaze ikintu gikomeye ko umuntu ashobora kugenda adafite urwandiko. Nta bwenge niba yari yarakwebye ku musaraba. Ntabwo nzi niba yari yarakwebye umusaraba, ariko mu bigaragara nta rwandiko yigeze abona. Kandi uru rwandiko umuntu arukura hehe? Arukura ku musaraba. Imana ituganze. Hanyuma rero ndagira ngo tugaruke ku ijambo twasomye. Iravuga ngo ijambo ry'umusaraba ku bantu barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Aya magambo yavuzwe na Pawulo, yayavuze mu gihe abantu bari barimo birata ubwenge bwabo, yayavuze mu gihe abantu bari bishingikirije ku mategeko, ibyo basomye, ibyo bize. Ariko Pawulo arababwira ngo ubwenge bw'abanyabwenge buzahinduka ubusa, kuko bari banze kumva inkuru nziza z'agakiza kazanwa no kwizera umusaraba wa Yesu. Yesu n'umusaraba we. Hanyuma Pawulo arababwira ngo iyaba mwari muzi ibanga, mwagahishuriwe ko ijambo ry'umusaraba ku bantu barimbuka ari ubupfu. Mbega nta kintu rivuze? Yego, nta kintu umusaraba uvuze ku muntu urimbuka. Ku muntu urimbuka wamubwira umusaraba akumva ni igiti n'ibindi byose batema bakabaza kwa kundi tubizi. Ariko ku muntu ukizwa n'imbaraga z'Imana. Haleluya. Umuntu wese turimo kuganira akaba nteze amatwi, agatekereza inzira y'umusaraba, agatekereza ibyiza by'umusaraba, agatekereza agaciro yagize ku bw'umusaraba wa Yesu, ndakubwiza ukuri ko atatinyuka kuvuga nabi umusaraba. Umusaraba wakiriye umwami Yesu kugira ngo twebwe abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro, twebwe abari bafite imitwaro, twebwe abataragiraga urwandiko, twebwe abatari kuzabona imbabazi, twebwe abari bambaye ubucabari, twebwe Mana we, Mana twebwe ayiwe Yesu warakoze Yesu. Ndashimira Yesu. Umuntu azi agaciro k'umusaraba bimuhesha kumva afite imbaraga z'Imana. Ariko umupfapfa we yumva ari ibintu bisanzwe, akavuga ati Mose yarabyigishije mu mategeko, tumaze imyaka 2000 dutegereje Yesu, uwo nguwo azaza ryari? Ariko umuntu wamenye umusaraba ntashobora kuwutesha agaciro, ngo ararambirwa Yesu, ngo arazirura ibyo yaziririje, ngo arakumbura amadegede n'inyama zo muri Egiputa, ahubwo ahora avuga ati umusaraba niwo bendera ryanjye, umusaraba niwo bendera ryacu twebwe abakijijwe. Umuntu wese agahora atekereza ku mbaraga z'umusaraba. Imana ishimwe. Ntekereza ko uyu musaraba wahoze ari umusaraba nk'iyindi misaraba, ariko umuririmbyi wavuze ngo ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane ndashimira umwami Yesu. Nta handi hantu hera hirabura
umukristo asonzokera, nta handi hantu hera hirabura umukristo akura urwandiko rumutambutse imbere y'ibibazo n'ibigeragezo. Nababwiye ngo nubwo nta bwenge yari afite gahunda yo kugera imbere y'Imana, ngo yaragiye pe, sinzi ngo yaciye hepanya yanyuzemo nizo ntajya amenya, ntabwo nzisobanukirwa, ariko ngo yagiye nta rwandiko. Baroko ubu dufite abantu bagenda badafite urwandiko, dufite abantu batura badafite urwandiko, dufite abantu baririmba badafite urwandiko. Uretse ko nta muntu ushobora kuzana igipimo ngo abapime, bizasobanuka kuri wa munsi ko hari abantu twagendanaga ariko baririmbaga umusaraba ntibahesha agaciro umusaraba, bari barasobanukiwe iby'umusaraba ariko bakwepa iby'umusaraba. Imana ituganze, Imana ituganze. Umuntu wese uri hano turimo kuganira niyongere yibuka imbaraga z'umusaraba mu buzima bwe, niyongere yibuka agaciro k'umusaraba mu buzima bwe, ko ari ukugira ngo tubabarirwe ibyaha, ko ari ukugira ngo duturwe imitwaro, ko ari ukugira ngo twebwe dukurwemo imyambaro y'ubucabari y'ibizinga, twambara imyenda yera, ko ari ukugira ngo kandi nanone duhabwe umuzingo w'igitabo uzadufasha muri ubu buzima bwo kwizera Yesu. Imana itugirire neza, Imana ibahe umugisha. Icyo nshaka gusorezaho ni ikihe rero? Ndashaka ko dusoza tuvuga kuri iri jambo ngo guhesha agaciro ibyo twakuye ku musaraba. Niba ku musaraba twarahageze tukagira amahoro, kugira ngo twiyumvemo amahoro nuko duha abandi amahoro, kugira ngo twiyumvemo imbabazi nuko duha abandi imbabazi, kugira ngo twumve tubabariye, twumve twambaye imyenda yera nuko dushobora kumva ko hari abandi bantu bakwiriye kwambara imyenda yera. Reka duheshe agaciro ibyo twakuye ku musaraba, kubera ko hari ibintu bishaka kutwambura ibyo twakuye ku musaraba. Niba mwibuka mu Kristo yarazamutse agera mu kazu k'uburuhukiro, kandi buri muntu wese yemerewe aka kazu k'uburuhukiro. Yari afite umuzingo amaze gukura ku musaraba, amaze guterera umusozi muremure, ngo hejuru abiruhanya ahasanga akazu k'uburuhukiro, ngo aragenda akaryamamo arasinzira. Mu gukanguka ngo yakangutse abona amasaha hari yamujyanye, ngo arabaduka aragenda, yibagirwa ko yari afite umuzingo. Bene data, hari umuririmbyi waririmbye indirimbo aravuga ngo bene data, iyo umuntu ataye gutora birarushya. Ndakwinginze nshuti y'umusaraba wowe turi kumwe, unyemerere utekereze ibyo wakuye ku musaraba. Mu Kristo ngo ageze imbere, ngo yibuka ko yari afite umuzingo, asubira inyuma ajya kuwutoragura. Mwari muzi ko hari abantu bagenda bagakomeza urugendo, umuzingo bawusize mu kazu k'uburuhukiro. Yesu we, Uwiteka mfasha aya magambo yumvikane muri mwebwe. Mwari muzi ko tubona utuzu tw'uburuhukiro tugasigamo umuzingo. Mwari muzi ko hari ahantu ugera ukicara mu masezerano ariko ugasigamo umuzingo, ugakomeza ariko umuzingo wawe utaye. Nyamuneka wongere witekerezeho, ongera wibaze igituma Imana ikubwiye aya magambo muri uyu mugoroba. Ni iki gitumye Imana ivuga kuri aya magambo? Ni iki gitumye Imana ikubwira gutya? Ese nta muzingo waba warataye muri kariya kazu k'uburuhukiro? Uzi ko hari igihe umuntu agera mu kazu k'uburuhukiro akahasiga umuzingo, yaryamye ngo arimo kuruhuka, ahubwo akahasiga umuzingo. Ukabona umuntu akomeje urugendo nta muzingo afite, nta rwandiko afite. Ariko uyu mugabo witwa nta bwenge, wowe yakomeje pe, yarakomeje arakomeza agera imbere y'Imana nta rwandiko. Imana itugirire neza. Ariko umukristo yararirimbye aravuga ngo ku musaraba mwiza niho umuntu abonera urwandiko rw'ijuru rutari urw'itorero
ndashima umusaraba, ndashima ya mva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Haleluya. Hashimwe Yesu wemeye gupfira ku musaraba, agahesha agaciro umusaraba. Ndumva nasoreza ahangaha nkabwira buri muntu wese ngo yongere ahesha agaciro ibyo yakuye ku musaraba. Wongere ubirinde, wongere ubirinde, wongere ubirinde. Mu bintu bibiri namenye nuko nongeye kumenya nuko umugabo nta bwenge we yageze imbere y'Imana, nta rwandiko, ariko asubirayo. Hanyuma nongera gutekereza kandi Mukristo ageze mu kazu k'uburuhukiro yagombaga kuruhukiramo, yagombaga guturiza. Hari ahantu umuntu yagera akahaturiza, hari ahantu umuntu yagera agasohorezwa amasezerano. Ariko ndakwinginze uzirinde kwibagirwa umuzingo. Nubona ugiye ntuzakomeza utawufite, uzagaruke ubutore. Niba ari iki gihe kandi cyo kongera gutora umuzingo w'igitabo, ukongera ukayoboka inzira y'Imana, ukongera ukagendera mu nzira nziza y'Imana, cyaba ari cyo gihe cyawe, birashoboka. Ndinginga Imana Data kugira ngo igukore ku maso y'umutima, umenye ikigushakaho muri ibi bihe bya none. Ntabwo Imana ijya ivugira ibintu busa, ahubwo ibivuga kubw'impamvu. Ndabinginze rero munyemerere nsoreza ahangaha mbabwire ngo ijambo ry'umusaraba ku bantu barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Nababwiye ko Pawulo yabivuze kubera impaka zari zihari z'abantu barimo kuvuga ngo bakiriye agakiza kubera amategeko, ariko arababwira ngo ubwenge bw'abanyabwenge buzahinduka ubusa. Arababwira ngo ijambo ry'umusaraba ku bantu baryumva, ku bantu baryizera, kubakizwa n'imbaraga z'Imana, ariko kubarimbuka n'ubupfu. Rero mukomeze ijambo ry'umusaraba mwumvise, mukomeze ijambo ry'umusaraba mwahawe. Imbere ahangaha tuzahatambukana umuzingo twahakuye ku musaraba, nta kindi kizaguhesha agaciro. Hari abantu njya mbwira ngo birababaza kuba umuntu yarasenze akiyiriza ubusa, wagera imbere y'Imana, Imana ikakubwira ngo umva imbere wa nkozi y'ibibi we sinigeze kukumenya. Byaba bibabaje ubaye uri umwe muri ba bandi Yesu yavuze ngo bavuga ngo mwami mwami, ntabwo ari bo bazabona Imana. Rero ndakwingingira kongera gutwara umuzingo w'igitabo, ndakwingingira kwambara imyenda yera, ndakwingingira kwakira imbabazi z'Imana, ndakwingingira gutura imitwaro yawe ku musaraba. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibakomereza amaboko. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana idukunda, Imana itwitayeho, ndagushimira cyane kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirasobanutse kuko ririsobanura ubwaryo. Twebwe nta kintu twakora ngo turisobanure, ariko ndagushimira kuko duhaye umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryawe. Hanyuma rero mwami wanjye kandi Imana yanjye, nunyemerere imitima y'aba bantu ihembuke kubwira ijambo ry'umusaraba. Ndabizi neza umusaraba hari iyo tubona, ariko umusaraba tuvuga nuwaheshejwe agaciro na Kristo, waduhesheje ubuzima, umusaraba waduhesheje ubugingo, umusaraba waduhesheje imbabazi, umusaraba waduhesheje kuruhuka, umusaraba watumye dukurwamo imyambaro y'ibizinga. Erega Mana byashoboka, hari uvuga ati jyewe nakuriye mu gakiza, ariko ibyaha bya ba data na ba mama byari bikituriho. Kuko Yeremiya yabivuze neza, kubera agahinda yari afite, aravuga ngo ba data bakoze ibyaha, natwe twikoreye ibicumuro byabo. Ndagushimira Mana kuko iyo myambaro wayidukuyemo, ugatwambika imyambaro yera. Uhabwa icyubahiro uri Imana. Nyemerera rero mwami wanjye kandi Imana yanjye, ngushimire cyane kubw'urukundo wadukunze rwatumye utanga Yesu akadupfira urupfu rubi rukomeye ku musaraba, ariko natwe tukaba twidegembya
turi amahoro kuko twamenye umusaraba. Haleluya. Tuguwe neza kubw'imbaraga z'umusaraba, turidegembya, turabyina, turasirimba, turaririmba, ni ukubera imbaraga z'umusaraba. Rero nyemerera buri muntu wese umukomereze mu kwizera kwe, mu buryo twizeye, uturinde ibiduca intege, uturinde ibyatuma dutakaza imizingo twakiriye twaherewe ku musaraba, uturinde ibyatuma dukomeza nka nta bwenge ku rwego rwazagera naho tugera imbere yawe. Mwami Imana Nyiringabo, byashoboka ko umuntu yaririmba adafite urwandiko, byashoboka ko umuntu yabwiriza adafite urwandiko, byashoboka ko umuntu yakora imirimo myiza myinshi adafite urwandiko, ariko yagera imbere yawe ukamubwira ngo urwandiko rw'akatanga ka mbere ruri hehe, akarushaka akarubura. Uzaturinde ibyo Mana, ahubwo buri muntu wese wo muri twebwe umuhe gutwara urwandiko ruzamwinjiza ahera hahera cyane, aho waduteguriye kuzicara mu gitaramo cy'abera. Mwami Imana Nyiringabo, aho ngaho niho dushaka kuzicara. Urakoze rero, ngaho ijambo ryawe nirigwire muri twebwe kandi rifite imbaraga rwose. Ushimiye cyane kuko wumvise gusenga. Icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa n'ibi byawe, mu izina rya Kristo Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen, amen, amen.